Bakundwa nshuti z'umusaraba, Imana nishimwe. Tujye kurebera hamwe ibice bigize ijuru. Hari ijuru tuzajyamo, ariko biranditswe ngo bamwe bazamurika nk'ukwezi, abandi bazamurika nk'izuba, abandi bazamurika nk'inyenyeri. Bivuze ngo ntabwo amakamba angana. Bivuze ngo abariyo ntabwo bazaba bari ahantu hamwe, kandi imirimo dukora iyo ntizaduherekeza. Buri murimo wose mu bwami bw'ijuru uzageragereshwa umuriro. Ku rufatiro rwa Yesu Kristo, uwubatse akubakisha ibiti n'ibyatsi, abandi bubakisha zahabu, abandi bubakisha siliva. Uwo murimo rero nugeragereshwa umuriro, bikaza kurangira uwo murimo uhiye, nta ngororano uwo murimo uzahabwa. Bizatuma hari abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bikarangira nta ngororano babonye mu bwami bw'Imana. Abo bazaba bari mu ijuru, ariko bafite ipfunwe n'ikimwaro. Niki cyatuma umurimo umuntu yakoze kandi akawushyira ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo washya? Hari abantu benshi cyane bakora ibikorwa babyita byiza, ariko bagamije kwihimbaza, bagamije izindi nyungu. Iyo mirimo ntabwo yandikwa mu gitabo cy'urwibutso, kuko weho nyiri kuyikora ubonye ingororano yawe. Ibyo bivuze ngo imirimo yo ijya mu gitabo cy'urwibutso ni imirimo wakoranye urukundo. A good action should flow by a sacrifice. Niba icyo wagikoze ugira ngo wihimbaze, ujye uteganya izindi nyungu, uwo murimo ntabwo uzagira uzahembwa. Niyo mpamvu ijuru rizavuga ngo buri murimo wose ugomba kugeragereshwa umuriro, kuko hari benshi bazaba barakoze ibintu byinshi, bavuga ati njye ndibuze kubona iki ingororano. Bivuze ngo uwo murimo, iyo mirimo izageragezwa. isigaye iyo niyo izahabwa ingororano y'iteka ryose. Reka dukurikirane Masiyo. Tugiye kureba ibice bitatu bigize ijuru. Iyi animasiyo ni y'abakristo bonyine. Ibice bitatu bigize ijuru. Ibi Bible ntabwo ibivuga. Ni ukuri. Umwuka wera w'ukuri niwe ubivuga. Umwuka wera niwe wabimbwiye. Yego niwe wabimbwiye. Some muri Bible Yohana 13:13. Igihe umwuka w'ukuri azabazaho, niwe uzabayobora kandi niwe uzavuga, azababwira n'ibigenda kuzaba. Ntabwo turi kuvuga amajuru atatu, ahubwo turavuga ibice by'ijuru bitatu. Ibice by'ijuru bitatu. Urabona igice cya gatatu aho Imana iba, aho inyenyeri n'izuba n'ukwezi biba, ndetse ni hano hafi y'isi yacu. Reka mbereke iyi animasiyo. Umwuka wera ibyo yamishuriye ijuru rya mbere. Iyo niyo place ya mbere mu ijuru. Iyi niyo first place. Urabona bari mu busitani bwiza, hari ibiyaga, hari ibiti byiza. Ariko iyi place, ahantu abahari bafite ikimwaro. Roho zizaba ziriyo zifite ikimwaro. Aba ni babandi bakunze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bakiri muri iyi si.
ariko iki cyatumye bagira ikimwaro. Nibyo tugiye kubona. Mu gihe bari ku isi bakunze isi cyane kurusha uko bakunze Yesu Kristo. Bihannye ibyaha byabo mu gihe bari gupfa. Hari abantu benshi cyane bazaba bari muri, ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bazaba bari muri iryo juru rya mbere, nta nzu bagira, nta murimo n'umwe wigeze uhabwa igihembo cy'iteka ryose, kuko buri murimo wose uzageragereshwa umuriro. Kubera kwikunda kwabo kwatumye imirimo bakoze yose igihe yageragereshwaga umuriro byarangiye ihiye. Birangira yose ihiye, ntibagira umurimo n'umwe bakoze ku isi wabaherekeza kugira ngo uhabwe ingororano. Kandi bazaba bari aho ngaho bafite ikimwaro nabo ubwabo, naho bari habateye ikimwaro. Bazaba mu warehouse, nta nzu bagira. Abo ngabo bazaba bari aho ngaho ariko bafite ikimwaro. N'inzu zabo niyo warehouse ntabwo ari meza, n'imyambaro bambaye ntabwo isa neza. Bamwe bari abapasiteri, bamwe bari abakristo basanzwe, abandi ari abadiyakoni, ariko nta mazu bagira, n'imyambaro yabo bambaye itera. Ijuru rya mbere ni ahantu hameze neza, hari ubutaka bwiza, ibiti byiza by'amahumbezi, ariko bazaba bariyo, bazahaba by'iteka ryose, babe aho by'iteka ryose. Kazaba ari agahinda ku bantu bazaba bariyo, kubera yuko abo bazaba bariyo bakunze isi kurusha uko bakunze Yesu Kristo. Iyo kizatuma babaho ngaho nta nzu bagira. Yesu Kristo aratuburira, akaburira buri mukristo wese uri kuri iyi si kugira ngo yiteganyirize, abitse ubutunzi bwe mu ijuru. Turebe ijuru rya kabiri. Ijuru rya kabiri tubona hazaba hari amazu meza, ibiti byiza, ubusitani bwiza, amapisine, ibyo bintu byose byiza. Urabona ko n'abariyo bambaye imyenda y'amabara, ariko ni restricted place. Abangaba bahari ni abantu bize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo mu gihe bari ku isi. Ariko mu gihe bari ku isi bakiriye umwuka wera, nyuma baza kumureka. Niyo mpamvu bazaba bari aha ngaha, ntabwo bafite umwuka w'isi, nta nubwo bafite umwuka w'ijuru. Tusome muri Bible, Matayo 22. Hano bavuga umwami wari ufite ubukwe, arangije aza kubona umushyitsi, umuntu wari uri mu bukwe adafite umwambaro w'ubukwe. Aravuga ati nimumusohore ajye hanze, aho azaririra hanze akahakinyira amenyo. Umwambaro ni iki? Ni umwuka wera. Rero abangaba bari barihannye ibyaha, bagarukira Yesu Kristo, ariko babikora bagiye gupfa. Bari barakiriye umwuka wera, nyuma baza kumuta. Bagiye gupfa barihana. Abo nibo bazagenda bakajya muri la place ya kabiri. Bafite imyambaro myiza, ariko ntabwo hari ibikorwa batemerewe gukora mu ijuru. Bazaba bari aho ngaho nyine, n'ahandi bajya. Urabona bambaye imyenda ya kera, hari ibintu byinshi batishimira, ntabwo bishimira ibyiza byo mu ijuru iteka ryose. Urababona bari aho ngaho, abangaba bari ku isi ntabwo bigeze bakoresha impano y'umwuka wera, nubwo bari bawuhawe, nyuma baramutaye. Ntabwo bigeze bakorera Imana. Yewe babonaga yuko nta n'impamvu yo gukorera Imana mu nsengero. Igihe cyabo bakimaze biyitaho kurusha uko bakita ku murimo w'Imana. Byatumye imirimo yabo mu gihe yagereshwaga umuriro,
harasigaye akantu gato gasa nkaho ari ntako. Bituma baba muri puresi, bari hambo, batuje, kuko nuko bigomba kumera. Nabo bari bafite ikimwaro, ariko ntabwo bari bameze nk'abandi bari mu ijuru rya mbere, at least ahangaha, kuko abangaba bazize kutizera no kwikunda, ntibita ku muhamagaro Imana yabahamagaye. Urabona hari amazu menshi mu ijuru rya kabiri, ariko nta ngororano bahawe iteka ryose. Reka turebe ijuru rya gatatu. Urabona ijuru rya gatatu, cyangwa se igice cya gatatu cy'ijuru. Urabona umuryango w'ijuru nk'uko bivuga muri Genesis igice cya 28. Hari ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana nibwo bumurikira uwo murwa. Urabona amazu maremare, ama etaje maremare. Urabona ko hari uko haba kw'Imana, presence y'Imana irahangaha, niho Imana iba. Mu ijuru rya gatatu hari abamarayika batabarika kandi abera, imyuka yabera aho niho iri. Urabona umwuka wabera ndetse n'umwuka w'Imana niho uri. Imana Data uwo niwe uhaganje. Urabona icyubahiro cy'Imana kiri hejuru y'umurwa. Ya ntebe n'uyicayeho ari we Imana Data, ubwami bwe Yerusalemu nshya tuyigereranya no mu ijuru. Hari Imana nyir'ubushobozi izi byose, iyo niyo yicara kuri ya ntebe. Urabona aba n'abera bageze mu ijuru ahandi Imana iba. Abo ngabo abo nibo bandi babaye mu isi, baratsinda. Barangije bari bambaye imyenda irabagirana. Mu gihe abo ngabo bari bari mu isi, bakunze Imana, bagendera mu mategeko yayo, barayubaha mu buzima bwabo bwose. Nicyo gituma bari mu ijuru rya gatatu. Kandi bakomeje kwiringira Imana Data ndetse na Yesu Kristo, bakomeza kumwizera. Abo babonye ubwami bw'Imana, abo nibo bakiriye ibihembo by'Imana, kubera yuko imirimo yabo yageragereshejwe umuriro. Maze kugeragereshwa umuriro, kubera ko ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo, imirimo yabo bayubakishije zahabu n'ifeza, bituma imirimo yabo idashya, bituma ya mabuye y'igiciro cyinshi ariyo babubakiyemo amazu yo kubamo. Imana Data iri harengeho mu ijuru, ariyo mu ijuru rya gatatu. Reba inzu yateguriye abamukunda, ayubakisha zahabu ndetse ayubakisha na silver n'ifeza, bya bindi amaso atigeze yumva, amaso atigeze abona, ndetse amatwi atigeze yumva. Ibyo nibyo Uwiteka yateguriye abamukunda. Yesu Kristo yaravuze ngo mu nzu kwa Data hari amazu menshi, yataza kuba hari mba mbibabwiye, ariko ngiye kubategurira hayanyu, kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kubera aba bizeye umwami mu gihe bari bari ku isi, bahawe ingororano y'amazu meza cyane yubakishijwe amabuye y'igiciro.
cyinshi cyane. Ntabwo ari izahabu gusa ndetse n'ifeza, ahubwo yubakishijwe na bya bindi amaso y'umuntu atigeze abona, ariyo ubutunzi bwo mu ijuru. Yesu Kristo aratubwiye ngo ntimuzigere mubika ubutunzi bwanyu hano ku isi, aho ingesi n'inyenzi zibasha kubirya, aho abajura babyiba, ahubwo mubike mu ijuru, ho ibyo ubutunzi bwanyu butabasha kwibwa cyangwa ngo buribwe n'ingesi. Urabona uyu nguyu yahawe ingororano, bamuhereza imodoka nziza cyane mu bwami bwo mu ijuru. Uyu we bamugororeye bamuhereza ifarashi, birashoboka ko ari byo yakundaga, akavuga ati nanjye rwose nzagendere ku ifarashi. Icyo nicyo bamugororeye. Urabona uyu ari no ku isi yakundaga kuririmba, akaririmbira Imana. Imana imuhereza ingororano yuko azahora yishimye muri iri joro rya gatatu, agahora aririmbira Imana amaso ku maso, aririmbira Imana Data. Twifuza twese kuzabona bya bindi Imana yasezeraniye abikunda, kuzabona bya bindi amaso atabonye, tukumva na bya bindi amatwi yacu atigeze abona. Ni gute twabika ubutunzi bwacu mu ijuru kandi tukiri aha ku isi? Imana ntabwo ibera, ntabwo ishobora kwizibagirwa umurimo wose wakoze n'uburyo wagiriye bagenzi bawe neza, kandi ibyaremwe byose mu maso y'Imana bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe cyahishwe Imana. Imana ireba buri kimwe cyose kibera hano ku isi, nta na kimwe Imana ihishwa. Imana ifashe babandi kandi baha umugisha, babandi bihanganiye ibibagerageza, kuko nyuma ya byose bazambara ikamba ry'ubugingo buhoraho. Igihe umwungeri ari we Yesu Kristo azaza, azabaha ikamba ry'ubugingo buhoraho ritangirika. Buri muntu wese azishima kandi azakira ikamba ry'ubugingo buhoraho rya rindi Imana yasezeraniye babandi ikunda nabo kandi bayikunze. Hahirwa uwatorewe ubukwe. Marayika aravuga ngo hahirwa uwatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Arongera aravuga ngo aya magambo ni ay'ukuri kandi ni ayo kwizerwa. Abo ngabo batorewe kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama, aba barahiriwe. Yesu Kristo yifuza yuko buri mukristo wese uri aha ku isi nawe yazaba mu ijuru rya gatatu akishima. Abakristo benshi cyane bakunze isi kurusha uko bakunze Yesu Kristo bazaba muri presi ya mbere, mu ijuru rya mbere, aho bazaba bafite ikimwaro kandi bakabahaba by'iteka ryose, imyambaro yabo isa nabi idakeye. Abandi bakristo bakiriye umwuka wera barangiza bakamureka ntibakoreshe impano za mwuka wera, abo ngabo kubera kwikunda abo bazaba muri presi ya mbere ndetse n'iya kabiri. Ntabwo bazabasha no kugera no kuvizitinga Yerusalemu nshya, ariyo hafi y'intebe y'Imana, hahandi bavuze ngo ni ku nyanja y'ibirahure, ni ku gisa n'inyanja y'ibirahure. Ni ukuvuga ngo tuzamura icy'amaso atigeze abona. Yesu Kristo yifuza yuko twazaramya Imana byuzuye muri Yerusalemu. Bazicara ku nyanja y'ibirahure, baririmba indirimbo y'umwana w'intama watanguhereye ku kuremwa kw'isi. Nibo amarembo y'ijuru azikingurira, Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinze. Abashonje ariko ntibiba, ab'Imana yatungishije bari
bari barasobanukiwe neza yuko iyi satani gakondo ikabatera kwanga icyaha